mu gihe imfatiro zisenywe rero umukiranutsi akora iki arazisana ntabwo atangaza ko zasenywe kuko gutangaza ko zasenywe ntacyo bimariye Imana ese gutangaza ko zasenywe biri kumara iki abantu barimo gufasha satani gupibiriya icyaha niba ikizira cyarageze ahera abantu barimo gufasha satani gupibiriya ko ikizira cyageze ahera niwo murimo wa satani nyine satani akeneye ko abantu bamenye ibyo yakoze abakozi b'Imana tugiye gutangaza ko ifatiro zasenywe tugiye gutangaza ko runaka yaguye tugiye gutangaza ko runaka atakira umurokore tugiye gutangaza ko ikinyamakuru runaka cyakoze ibya donc turimo turakorera satani publicité uyu mugabo witwa Apotre Paul Gitwaza yavuze ngo ntabwo muri Zion yemera ko umukobwa wambaye agapantaro kamufatiriye agapantaro karimo kagaragaza ubwambure imiterere ye ntabwo akeneye kumubona kuri mimbara kandi abo bantu barimo biha Gitwaza ngo yashatse kwibasira no kwikoma abantu aba bantu bari kumwibasira iyo barimo gutangaza nibo batangaza ngo imfatiro zara none Gitwaza ahagaze mu nshingano z'umukiranutsi God bless you aha rero Gitwaza yinjiye direct muri actions yinjiye mu bikorwa arimo arakora icyo umukiranutsi akwiriye kuba akora nko warumbaje ngo mbese umukiranutsi yakora iki ni ibingibi Gitwaza arimo gukora imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki reba imibyinire ihari utamenye ibyo ari byo ngo barimo baranimba amapiano ku ruhimbi reba ibintu barimo bakoreraho ugasanga ni ibintu rwose bitarimo ukwera kw'Imana birimo abadayimoni oya birimo abadayimoni ahubwo benshi hari inyigisho numvise ngo nizubuntu ngo abantu ngo bakiriye Yesu ngo Yesu yapfuye rimwe ngo none ngo twarababariwe ngo ntituzongera ngo kwihana none se igicaniro cyaba kiri kwaka none se igicaniro kiri kwaka nyine cyarazimye niyo mpamvu ntago kigikorerwa isuku kizakubwira ko igicaniro cyasenywe ibyatinyaga kucyegera biragitinyuka bigatangira kucyegera niyo mpamvu uzajya kubona ukabona batinganyi mu rusengero baje ku ruhimbi ngo bari gushima Imana ngo Imana yabagiriye neza kuko igicaniro cyarazimye nyine ndi umuhamya wo kubihamya ntabwo naje ahangaha gushyira umurimo w'Imana hanze ariko nabonye abapastori babatinganye nagiye kubwiriza hano mu Rwanda njya kubwiriza ahantu ndi burareyo umupastori w'iryo torero aranyakira turararana ariko buriya umuntu ari unique imbere y'Imana buriya Theo yafata mikrofone akihana ibyaha bye yakoze ntagire undi muntu ashyiramo nari kumushyigikira ariko simushyigikiye kubera iki arimo arasenya umurimo w'Imana arimo aragaburira satani arimo aragaburira abantu b'Imana arimo arabagaburira satani arimo arasenya umurimo w'Imana ku buryo bukomeye mbaye rero ngewe ndi na leta namuha stop buriya arimo arinjira ubwami kandi leta nikomeza kumurebera kuri yo azava ku Mana azava mu kwinjira mu bwami bw'Imana atangira no kwinjira muri government ukora byo kunajya hakarira nk'uruhinja akavuga nyine ni depression iriya ni depression ntabwo ari kwihana kandi iriya depression iraza gusenya ibintu byinshi kuko numvise yatangiye no kuvuga ngo hari ibitaro ngo byamwiciye umwana yavuye mu rusengero yageze none se abapastori batera inshinge barabyaza abamunywesheje inzoga barabyaza si yavuze ngo nabashumba bibaye byiza wagarukiraho ibyo umaze kuvuga birahagije ngewe ndi nka Theo ibiganiro byose maze gushyiraho nabisiba reba abahanuzi twari tuzi bakomeye kuri za televiziyo reba abakozi b'Imana twari tuzi reba abakozi b'Imana twizeraga bose bavuye mu nzira babaye imirambo abo ngabo uri mu mbaza aho Theo reba ukuntu barambaraye mu nzira n'abandi bakozi b'Imana benshi reba ukuntu barambaraye mu nzira imirambo turimo turagenda dusitara ku mirambo harageze kugira ngo dutangire dusubire inyuma tugenda dutoragura imirambo tuyitoragura tuyishingura mu cyubahiro abagabo barambaraye mu makanzu n'amajipo y'abagore b'abandi abagore nabo barambaraye mu mahoteli n'iki byose nibyo twirirwa tubona kuri za social media abapastori n'abapastori kazi reba ibibazo bihari reba imirambo iri kuzeguruka kugeza ubwo RIB ifata icyemezo ikinjira mu nsengero kugeza ubwo government ifata icyemezo igafunga insengero igasiga amahoteli n'amabara ahubwo ndimo ndibaza nge sinibaza ku bantu bari kuvugwa ngo bafite imyuka mibi y'abadayimoni none se sinabonye asengera abantu abasutse amavuta yego Bibiliya ivuga iki abo ngabo bafite yejejwe bazayatuzanire hanyuma batwereka amavuta yejejwe n'ibitangaza akora uko bari amavuta muri kuvuga ngo ntago yejeje cyangwa se abo bantu bari kuvuga abo bantu bari kuvuga ngo ayo mavuta ntiyejejwe
ibikorwa byayo turi kubibona. Ariko se nabonye n'ababivuga benshi nabirwa amatiko hano kuri social media bari gutukana bavuga amagambo y'amandwe n'ibiki byose batukana, abantu pastor badatinya gutukana, abakozi Imana badatinya gutukana, badatinya gutwara abagore babandi, badatinya gusenya ingo z'abandi, badatinya ABCD. Uyu mukozi w'Imana uri gukoresha amavuta y'amagurano arabizi ko nta sezerano, arabizi ko nta agreement afitanye n'ijuru kuko umukwe yarafunze. Arabizi neza criteria imbuto yera, arabizi ko zitamuha amahirwe yo kujya mu ijuru. Niyo mpamvu aguhanurira warangara kanakurongora. Kuko arabizi neza ko ijuru atazaritaha. Niyo mpamvu agusengera rwose n'indwara igakira kubera ko ari amavuta arakora. Amara gukira akakubwira ngo uzansange kuri hoteli dushima Imana, ugasanga yafashe icyumba akagutikura. Nakundi namagurano, ihangane wahuye n'amavuta y'amagurano. Ariko Imana yarambwiye ngo uyu mwaka wa 2025 Imana igiye kurangiza intambara mu murimo wayo. Kintu cyambere Imana yarambwiye ngo uyu mwaka wa 2025 abakozi b'Imana ku rwego rukomeye babandi tudatekereza bagiye gutangira guhigana, kurwanyana. Imana ibateje kurwananya ngo kubera iyihe mpamvu. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye gusuhuza aho dukurikiye ku Isezerano TV, ni byagaciro gakomeye cyane kubugarutse ku bana twanya nk'uyu nguyu. Reka ngusuhuza kandi ngushimira kuba warahisemo iyi channel. Twicaye kuri Makita Tent Design, ni hano Kimironko, n'ahantu heza cyane ushobora gukorera ibirori byawe, cyane cyane abantu bafite ubukwe. Hari ihema rinini ushobora kwakira abantu bageze muri 800 cyangwa se n'igihumbi bashobora kujyamo. Hari ubusitani bwiza cyane, hari parking nayo irahagije, kandi ushaka ihema ryawe bwite naryo turari gukorera. Wifuza ibindi bisobanuro wahamagara izo nimero ziri kuri screen yawe. Ntago mu kiganiro ndi jyenyine, ndi kumwe n'umugabo bita Christian. Nishimiye kukwakira ku Isezerano TV. Nanjye ndishimye cyane ko munyakire ku Isezerano TV n'abakunzi b'Isezerano TV. Nejejwe nuko nabo banyakire byanze bikunze. Yego. Christian, banzu turagize Imana uri twinjiye mu kiganiro. Turagushimye Imana kuko uri mwiza. Tugushimiye neza n'urukundo byawe bitarondoreka. Tugushimiye kuri umutabazi mwiza twizera, watubitsemo icyizere gikomeye ubwo wadutabaraga mu bihe bitandukanye. Uyu munsi rero wongeye gukora igitangaza. Turi hano ngaha kuri iyi apartment cyangwa se ahantu habera ibirori, ariko tugiye kuganira ku by'umurimo wawe, tugiye kuganira ku cyakubaka umurimo wawe ndetse n'impamvu umurimo wawe uriho. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ururimi indimi zacu uzigobotore neza kandi uzigorore, twebwe tukubere mikoro wowe wirangururire. Ngaho rero ngwino usanga imitima igiye kumva aya magambo, kandi ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu nabyo ubikomeze binywere kugira ngo tubashe kuvuga amagambo y'ubwenge yakubaka imitima ya benshi. Urakoze, turagushimiye kuko ubyumvise ukaba witeguye kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwisengesho usenze uravuze uti tugiye kuganira ku byubaka umurimo w'Imana. Hari ijambo riri muri Zaburi mu igice cya 11 umurongo wa 3 rivuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Yego, uri umuvuga butumwa wanabitubwiye n'ubundi, ariko ndashaka kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Twibaze igihe imfatiro zisenyutse umukiranutsi akwiye gukora iki? Nk'umuvuga butumwa umukiranutsi undi akwiye gukora iki koko? Gushimira cyane yego n'abakunzi b'Isezerano TV. Imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Mu by'ukuri iyo turebye mu icyo Bibiliya ivuga, tukareba icyo amateka ya Bibiliya agenda duha, dusanga hari ibintu abakiranutsi bagiye bakora mu gihe imfatiro zari zisenywe.
kandi ibi byagiye bikorwa mu gihe imfatiro zari zisenywe, byagiye bigira impact nziza. Noneho victims cyangwa se abantu bakagwimbiye kugirwaho n'ingaruka muri uko gusenyuka kw'imfatiro, yego, bakongera bakagarukwaho n'Imana. Iyo turebye mu gitabo cy'Abami, yego, ni munyegere, bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyaraswe. Nongera ndisome. yego, Eliya ahera ko abwira abantu bose ati ni munyegere, bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka ngo se cyari cyarasenyutse. Iki ni igihe hadutse umwami ayobora ubwoko bwa Isiraheli, cyangwa se ayobora igihugu cya Isiraheli. yego, uyu yitwaga Ahabu. Ariko uyu Ahabu amaze Ahabu ngo arongora umugore witwaga Yezebeli. Ariko uyu Yezebeli azana ibigirwamana by'iwabo, Isiraheli, abizana mu gihugu cy'iwabo. Urumva deja yari yamaze kwinjiza ikigirwamana ahereye ahakomeye, ibwami, ahereye ibwami. Urumva icyo kigirwamana cyari kinjiye kije gusenya imfatiro z'Uwiteka mu Bisiraheli. yego, Umuhanuzi washakaga kuzamura umutwe wese Yezebeli yarawukubitaga, kuko yari afite ubutwari, ari umwamikazi. Ariko noneho igihe kigeze umuhanuzi yajya kuvuga Yezebeli agakubita, umuhanuzi yajya kuvuga Yezebeli akamwica. Ibi byatumye umugabo umwe akoraga ibwami witwa Obadiya afata icyemezo cyiza nk'umukiranutsi w'Imana. Afata icyemezo ngo agafata umushahara we w'amafaranga yahembwaga, cyangwa se uburyo yahembwagamo, I don't know, but yakoraga ubutunzi bwe. Agafata ubutunzi bwe ngo atangira urugendo rwo kujya afata abahanuzi bamwe bamwe abashije kubona ngo akabahisha mu buvumo. Agakora urugendo rwo kubagemurira ibyo baryaga. Urumva uyu mugabo ikintu yakoze? yego, Yafashe abahanuzi bataragerwaho n'icyorezo cyitwa Yezebeli, arabahisha. Ese yaragambiriye iki? Yashakaga ko ubwoko bw'Imana, abahanuzi, abakozi b'Imana, cyangwa se inzu y'Imana itazangirika ngo burundu yibagirane. Ibyo bituma akora iyo mirimo. Bibiliya itwereka ko neza uyu Obadiya yageze igihe ubutunzi buramushirana, atangira gufata amadeni. Noneho ngo ajya ku mucuruzi ngo ariyandikisha, akajya yiyandikisha mu ikayi, agafata amadeni akajya kugaburira babahanuzi. Amaze gutangira kugaburira abo bahanuzi, nubwo bitagenze neza, igihe cye cyo urugendo rwe rwo mu isi rurarangira, aza gupfa. Ni nacyo cyatumye umugore wasigaramo ideni. Iyo usomye muri biriya bitabo usanga ahantu ngo umugore w'umupfakazi ngo Imana yamwishyuriye ideni ikoresheje amavuta. Byari biturutse kuki? Iri deni ntago ryari ryarafashwe Obadiya agiye gusambana, ntago ryari ryarafashwe agiye kwiba, yego, ntago ryari ryarafashwe agiye kwica cyangwa kugambana. Ryafashwe agiye gusapotinga umurimo w'Imana, agiye gusana imfatiro zari ziri kugira gute, zari ziri gusenyuka. Iri jambo dusomye rero, dusomye uwitwa Eliya. Ngo Eliya ahamagara abantu arababwira ngo ni munyegere, ngo abantu baramukundira, baramwegera. Bamaze kumwegera, Eliya atangira umurimo wo gusana igicaniro. Warumbajije uti rero niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ese reka tubanze twibaza, ni igihe cyo kugira ngo umukiranutsi ajye kuri social media ajye gutangaza ko imfatiro zasenywe? Ni igihe cyo kugira ngo umukiranutsi ajye kuri social media ajye kuvuga ngo ba runaka bakoze ibi byaha? I mean, ese niba imfatiro zisenywe, ni igihe cyo kugira ngo uwitwa umukiranutsi wamaze kumenya ko ari umukiranutsi, yego, ni igihe cye cyiza cyo kugira ngo ajye gutangaza ko imfatiro zasenywe? Igisubizo ni oya. Ni ukuvuga ngo niba hari umuntu uri hano ngaha kuri kamera, niba hari umuntu uri kureba kuri screen ye, kuri televiziyo ye cyangwa kuri telefone ye, akaba ari kumva cyangwa akaba kuri iki kiganiro, yego, ariko akaba yaratangaje ko imfatiro zasenywe,
akaba ari mu bantu bari kugenda batangaza ko imfatiro zasenywe, akaba ari mu bantu bari kugenda batangaza ko abantu baguye, akaba ari kugenda atangaza ko abantu bakoze ibyaha cyangwa se bamukoresheje ibyaha cyangwa yakoranye ibyaha na barunaka. Namenye ko icyo atari cyo gihe cye. Rero yego, mu gihe imfatiro zisenywe rero umukiranutsi akora iki? akora iki? Arazisana. Arazisana. Ntabwo atangaza ko zasenywe, kuko gutangaza ko zasenywe ntacyo bimariye Imana. I mean, nkunda gukurikira cyane speech za perezida. Mu mwanduko w'umugabo umwe wari minister Bamporiki Edouard yakoze icyaha. Yego. Ariko n'amategeko aramukurikirana aragihanirwa. Noneho mu gihe yari ataragera muri gereza, I think yanditse asaba perezida imbabazi. Alors perezida yakoze speech. I don't remember ko nakwibuka umwaka neza, but ni vuba hangaha. Ariko his excellency yaravuze ngo ese nibyo koko abanyarwanda twuzuye imbabazi, dutanga imbabazi ndetse n'imbabazi turazitanga, ariko izo mbabazi twe zitumariye iki? Nibyo Evode urakosheje. Yego. Uwukoshereje araguha imbabazi, ariko si izo mbabazi naziguha we biramumarira iki? We bimumariye iki kuba akubabariye? Ese ubundi wowe ko akubabariye bikumariye iki? So aravuga ngo ni byiza turamubabarira, ariko agomba no guhana. Agomba no guhana. Impamvu nanivuza aka kantu nukubera iki? Nukubera ko ubu ngubu all social media hari gutambuka inkuru z'abantu batangaza ko imfatiro zasenywe gusa. Ariko nibyo rero turi mu gihe nyine tukigezweho, abantu bakunda byacitse, kandi ubwo nicyo gihe nyine imfatiro ziba zasenyutse. Iyo zasenyutse nibiba byacitse nyine. Noneho rero umukiranutsi akora iki? Arazisana. Ese gutangaza ko zasenywe biri kumara iki? Bifashije iki Imana? Ntacyo byubatse. Donc turimo gupibiriya. Donc abantu barimo gufasha Satani gupibiriya icyaha. Niba ikizira cyarageza ahera, abantu barimo gufasha Satani gupibiriya ko ikizira cyageza ahera. Wow, ni wo murimo wa Satani nyine. Yego. Satani akeneye ko abantu bamenye ibyo yakoze. Wow. Ababiyoboka babiyoboke, ababirwanya babirwanye, ariko akenshi ibintu bya Satani babirimo sweetness, babiri uburyohe bwinshi. Ku buryo iyo twebwe abakozi b'Imana tugiye gutangaza ko imfatiro zasenywe, tugiye gutangaza ko runaka yaguye, tugiye gutangaza ko runaka atakira umurokore, tugiye gutangaza ko ikinyamakuru runaka cyakoze ibya, donc turimo turakorera Satani publicité. So abakozi b'Imana rero ni bareke gukora Satani publicité, ahubwo basane. Ahangaha rero ijambo ry'Imana twasomye ritubwiye ngo iki? Eliya amaze kumenya ko imfatiro zasenywe, we nta nubwo yari afite amakuru ko hari abahanuzi bari mu buvumo bahishwe. Yarazi neza ko ari usigaye wenyine. Ahita afungura intambara yeruye imbere y'umwami Ahabu. Ajya kureba Ahabu aramubwira ngo nyagasani, hari ikintu kimwe namaze kumenya, imfatiro zasenyutse. Ariko ngiye mfunguye intambara yeruye kuri wowe, tugiye kurwana mu buryo bweruye. Kuko yari yamenye aho ikibazo kiri. Amaze kumenya ikibazo kiri rero aba ariho ajya kugaba y'igitero. Aravuga ngo kugira ngo ubanze umenye neza yuko ibi bintu nta brage zirimo, mpagaritse imvura. Ibi ntago Imana yari yabitumye ariyo. Ariko yaramushyigikiye. Noneho yes of course. Erega buriya Imana ikora ibintu byatunaniye gusa. Arakantu kamwe nshaka kubwira. Imana ishobora byose, ariko ntabwo ikora byose. Ishobora byose ariko ntikora byose. Oya, ikora ibintu byananiye umuntu. Ariko niba ibintu ibona tubishoboye irabiturekera. Niyo mpamvu duhari kugira ngo tubikore. Irema umuntu yavuze ngo iki? Iravuze ngo tureme umuntu asenata, agira ishusho nk'iyacu, hanyuma agenga ibiri mu isi byose abitegeke. What does it mean? Iki kirashaka kumenyesha neza yuko Imana yaduhaye ubushobozi bwo guhindura ibintu. So all peoples
we have 3 powers. Imbaraga dufite eshatu z'ingenzi. Dufite imbaraga ya mbere navuga ngo ni power to become. Power to become ni imbaraga zidushoboza guhindura ibintu uko twebwe tubishaka. Izo mbaraga Imana yazidushyizemo. Wow. Ni ukuvuga ngo niba dufite imbaraga zidushoboza guhindura ibintu uko tubishaka, yego, izo mbaraga ni nazo zidufasha gusana ifatiro zirimo zirasenywa. Second powers, dufite imbaraga twavuga ngo ni power to overcome. Power to overcome ni imbaraga ziduha kugendera hejuru y'ibintu byose. Ibintu byose turabyovercoming. Yego. Byose byo kwisi turabyovercoming. But intege nke tugira nizo zidufasha, nizo zidusupport intege nke zacu. Nizo zidusupportinga mu gukora ibyaha, ariko tuzi ko turimo turakora neza. Kubera iki? Akenshi dutekerereza hafi. Ariko umuntu uzi ko afite power to overcome, uyu muntu afite ubushobozi bwo guhindura ibintu birimo biragaragara nk'ibisa nabi akabihindura byiza. Izo mbaraga turazifite. We have it. 3 power ni imbaraga navuga ngo ni power to against. Ni imbaraga zidushoboza gutsinda. Muri Kristo Yesu turabatsinzi. Wow. Izo mbaraga eshatu rero iyo tuzifite dushobora gutsinda iki kintu, iki kiza cyaje gusenya imfatiro z'Imana z'Uwiteka. Eliya rero ageze imbere ya Ahabu nta kindi kintu yakoze. Yakoze iki? Yafashe ya mbere. Aramubwira ngo mpagaritse imvura. Ahita akoresha power to overcome, ahita akoresha power to become, ahindura ibintu uko abishaka. Afata igihe cy'itumba agihindura igihe cy'amapfa. Arangije ahita yovercominga robine zire kuri imvura mu isi. Ahita zovercominga, aravuga ngo mpagaritse imvura. Ntabwo imvura izongera kugwa. Imyaka 3 n'amezi 6 bizarangira imvura itagize gute? Taguye. Imvura itaguye. Kugira ngo mubone ko ibintu ari seriye. Ibi rero biragaragaza iki ku mukiranutsi w'Imana? Niba uri umukiranutsi w'Imana, ntabwo ukeneye gutangaza ko Yezebeli ari kwica abahanuzi. Ntabwo ukeneye gutangaza ko abahanuzi bambuye ijambo mu Isiraheli. Ukeneye gucreatinga fight. Ukeneye gucreatinga fight hagati y'iki kiza cyitwa Yezebeli kirimo kirasenya imfatiro z'Uwiteka, hagati yacyo nawe. Noneho ukarwana ku intambara ku buryo bweruye. Tangira urugamba. Yego. Ibi ngibi turabihuza n'ibi bintu byateje induru hano kuri social media. Ko bihari byinshira. Uyu mugabo witwa Apotre Paul Gitwaza. Yavuze ngo ntabwo muri Zion yemera ko umukobwa wambaye agapantaro kamufatiriye, agapantaro karimo kagaragaza ubwambure imiterere ye, ntabwo akeneye kumubona kuri mimbara. Wow, that is good. Because of what? Uyu arimo arakora publicité kuri Satani. Kandi abo bantu barimo biha Gitwaza ngo yashatse kwibasira no kwikoma abantu. Aba bantu bari kumwibasira, iyo barimo gutangaza nibo batangaza ngo imfatiro zarasenyutse. Kubera iki bavuga ngo zarasenyutse? Ni ukubera ko bari kubona ikizira kirahera. Birirwa batangaza ngo mu rusengero rwo kwa runaka ngo niho hasengeramo indaya, ngo niho hasengeramo abasinzi, ngo niho hasengeramo abasambanyi, ngo niho hasengeramo ibirara, ngo abankatabi nabo kwa runaka. Abo nibo birirwa bamamaza. None Gitwaza ahagaze mu nshingano z'umukiranutsi. Wow, God bless you, man of God. Imana ihereze umugisha uyu mugabo. Abantu bibajije ngo ese kubera iki ngo amaze imyaka ngo iresaga 30 ngo ayobora itorero ngo akaba atarabivuze kuva kera. Wow. Ergo uyu mugabo yatoraguye, uyu mugabo yasanze abantu bari kwigaragura mu ivata. My brother, uyu mugabo yasanze abantu tuvuye muri genocide. Twari abantu bafite ibikomere, twari dufite ibikomere byinshi. Twari dupfushije ababyeyi,
muri genocide twari dusizemo bashiki bacu, twari dusizemo ba data wacu, twari dusizemo abantu. Abantu bari bafite ibikomere, yego, bari bakirutse intambara, bari bavuye muri 97, bari bakize intambara y'abacengezi. Abantu bari bakirutse, bari bagifite ihahamuka. Byari bigoye kugira ngo uyu muntu ufite ihahamuka, urwaye amavunja, urwaye inda, wahuye n'ibibazo, byari bigoye kugira ngo uyu muntu byari bigoye kugira ngo uyu muntu uze uhite umuzana ibintu byo kumubwira ngo mbara gutya ngo gira gutya ngo kora gutya kora gutya kora gutya. Byari bigoye. Ngenda understandinga iyi politike y'uyu mugabo. Kubera ko yari akeneye kubanza kubahumuriza, akababwira ko ese iyo ujyanye umurwayi kwa muganga, iyo umurwayi ujyanye kwa muganga, abaganga bakora iki? Batanga ubuvuzi bw'ibanze. Yego. Ntabwo umuntu ufite ishu yo kubagwa bahita bamubaga direct, no. Babanza gutreatinga the pain, babanza gutreatinga buriya buribwe bwe, sibyo? Bakabutreatinga, bamara kubutreatinga bakabugeza ku rwego rwo kubagwa. Aha rero ndimo ndatekereza, ntabwo ngewe nzingano Gitwaza yari yarihaye cyangwa yarahawe n'umwuka wera cyangwa yari yarahanye n'Imana. Ariko iki ngiki I don't know why, but ndashigikira ko ushobora gusanga iki nicyo gihe agezemo neno cyo kugira ngo atangire kubaga bwa buribwe bwari buri mu muntu bw'icyaha. Kubera iki? Ibintu yavuze biri clear. Ntabwo ari ibintu yahimbye, ni ibintu biri clear, ni ibintu ni indisciplinary totally. Yari maze kuzura ku ruhimbi. Nawe reba imicereze iri ku ruhimbi, urimo urayireba, wayigereranya no muri Cadillac, wayigereranya no muri boîte, ugasanga it is not different, the same. Ugasanga ni ibintu bidatandukanye, ni ibintu bihuye. Rero Gitwaza yatangiye urugendo rwo kubaga, akuramo indwara nyirizina mu bantu. Yego. Akuramo indwara ayishyira ku ruhande. Kubera iki? Bibiliya iravuga gute? Bibiliya iravuze ngo mwirinde uko mugenda, ntimukishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo mwirinde uko mugenda, ngo kugira ngo mutagenda nk'abatagira ubwenge. Kwishushanya n'ab'iki gihe se n'iki nyine? Hari imyambarire tuzi hano hanze y'abapagani. Iyo myambarire irimo irototeza mu rusengero rw'Imana. Ese koko birakwiriye ko abashumba nka Gitwaza n'abandi birakwiriye ko bashyigikira iyo myambarire mibi ije ku ruhimbi kwamamariza Satani? Bakomeze bayirebere, bakomeze barebere abana baba za mayibobo zivuye ku muhanda baje n'ibisatsi ngo nuko yize gucuranga, ngo aze gucuranga mu rusengero rw'Imana. Afazari nabanza agenda acuranga muri karaoke, yarangize namara guhaga gucuranga muri karaoke azabona kizwe. Paulo yabivuze neza, aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ngo ibya kera biba bishize, yego, ngo hanyuma ngo ibintu bigahinduka bishya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu rero hari change iba ku mubiri we, physical appearance y'uyu muntu irahinduka. Yego. Uyu muntu akeneye kugaragara koko nk'umuntu wahindutse. Aha rero Gitwaza yinjiye direct muri actions, yinjiye mu bikorwa. Arimo arakora icyo umukiranutsi akwiriye kuba akora, nk'uko warumbajije ngo mbese umukiranutsi yakora iki? Ni ibi ngibi Gitwaza arimo gukora. Imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Yego. Urimo urajya kubona ukabona umwana ni umwana w'umuhungu cyangwa se ni umupapa yarashatse afite umwana cyangwa abana babiri, abasore bakiri urubyiruko bakiri bato, ugasanga yagiye kugura ipantaro costume ayiguza amafaranga amuhenze, aragera igabanyishije akagiza akantu k'agacupa. Sometimes hari igihe ipasuka ari ku ruhimbi. Reba imibyinire ihari utamenye ibyo ari byo, ngo barimo baranimba amapiano ku ruhimbi. Reba ibintu barimo bakoreraho ugasanga ni ibintu rwose bitarimo kwera kw'Imana, birimo abadayimoni. Oya, birimo abadayimoni. Badayimoni ahubwo benshi. Ukareba ugasanga umwana w'umukobwa ari kuririmba ngo yaririmbye, ariko wareba uburyo ari kuzamura amaboko ugasanga umukondo wose uri hanze. Inda yose iri hanze. Ngo hakizwa mu mutima. No. Akuzuye umutima se. Gasesekara hanze. Wow. God bless you. Niki kikubwira ko cyari igiti cy'avoka? Nuko gifite avoka nyine, gifiteho imbuto. Kiri imbuto za avoka.
Imana yavuze ngo ikibwira Abisirayeli muri Yesaya 45 ku murongo yavuze ngo uruzabibu rwanjye naruteye nzi ko ruzera inzabibu ngo none rweze indibu. Aravuga ngo niki ntakoze nari nkwiriye gukora nkorera uruzabibu rwanjye. Nukuvuga igihe cyose rero igiti cy'avoka ukibwirwa n'imbuto zacyo. Nta nari muzajya kubona ngo ubone igiti cy'umwembe cyeye cyagiye kwera kikera indimu. Not yet. Amaronji yera amaronji, indimu nazo zikera indimu, imyembe ikera imyembe. Imbuto turi kwerera ku ruhimbi. Nuko Gitwaza we yabivuze nk'umu apotre, ari ibintu byinshi yanze kuvuga. Ariko tureke no mu myambarire n'imyitwarire n'imivugire. Misi yashize nabonye ukuntu hari abana bajya ku ruhimbi bagasirimba, noneho umushumba yanamubwira ngo ibyo bintu mubireke, ngo oya ngo ndabikora. Ntago ibyo ako video wakabonye? Ntakabonye. Oya ngo ndabikora. Kweri ku ruhimbi rwera rw'Imana. So ibyo rero umukiranutsi akwiye gukora iki? Akwiye gutangira urugendo rwo gusana. Ijambo ni rimwe, umukiranutsi w'Imana akwiye gusana imfatiro za Senga. Amen. Ariko se noneho iyi mfatiro za Sengwe turabigereranya nuko wenda igicaniro cyazimye, sibyo? Ahubwo ni biki bigaragaza ko igicaniro cyazimye? Ni biki? Ni biki bigaragaza ko igicaniro cyazimye? Ikintu cya mbere kigaragaza ko igicaniro cyazimye, abantu bari hafi aho ngaho muri hangana niko ndeba iyo nda muri telefone ndiyegereza cyane. Ariko ndashima Imana, nari impumyi ndahumuka. By the way, I praise the Lord. Ko buhamye zabudu. Yeah, nzaho nta kibazo. Rero ikintu cya mbere kiranga ko igicaniro cyasengwe, ikintu cya mbere kizakubwira ko igicaniro cyasengwe cyangwa se ifatiro zasengwe cyangwa igicaniro kitagihari, abantu bari hafi aho, bari around of. Abantu bari around y'icyo gicaniro tumva umwotsi wacyo. Iyo igicaniro cyasengwe abantu mubana mu nzu ntago bashobora kumenya, ntago iyo kitakirimo abantu. Iyo igicaniro cyasengwe ntago abantu bakwegereye bari uruhande rwawe, ntago baba bacyumva umuhumuro mwiza wajya gugusohokamo w'igicaniro. No, ntago baba bacyumva, amagambo yawe abasharira, ibikorwa byawe biba binuka. Iyo igicaniro cyasengwe rero ntago abantu baba bacyumva umuhumuro mwiza, ntago baba bacyumva umuhumuro mwiza waturukaga mu gicaniro. Icyo ni cyambere kiranga ku gicaniro cyazimye. Niba mu rugo rwawe rero abantu batakikumvamo amagambo meza, niba mu kazi ukora abantu batakikumvaho amagambo meza, niba mu nzira ugenda abaturanyi bawe bakaba batakikumvaho ibyiza, menya ngo igicaniro cyarazimye. Igicaniro cyo cyarazimye. That is it. Cyarazimye. Ntago abantu bari hafi y'igicaniro baba bacyumva umwotsi w'igicaniro nkuko bawumvaga mbere. No, ntago baba bacyumva. Cya kabiri, abajyaga baza kota hari ukumva umwotsi ariko hari no kota. Abantu bajyaga banyoterwa no kuza kota kuri icyo gicaniro, ntago baba bakinyotewe kuza kota kuri icyo gicaniro. Kubera iki? Cyarazimye. Baba bavuga ngo igicaniro ubundi se nta muriro kikigira, kirakonje, kiraho. Donc ntago abantu baba bagifite inyota yo kuza kota ngo baze kota kuri icyo gicaniro, because igicaniro kiba cyaragize gute? Cyarazimye. Kiba cyarazimye. Niba rero abantu barakundaga kuguhamagara, abantu barakundaga kukwakira n'icyubahiro, abantu barakundaga kuza mu rusengero, abantu bakaba batagikunda kuza muri urwo rusengero, abantu batagikundije kumva ijambo ry'Imana, nuko ngo ijambo ry'Imana rirahari. Yes, of course, igicaniro kirahari ariko cyarazimye. Nibyo, niba abantu batagikunda ijambo ry'Imana ngo bagikunda ijambo ry'Imana ryaguturukagamo, nibyo ijambo ry'Imana rirahari ariko igicaniro cyazaga giherekeza iryo jambo cyavuye cyarazimye. Abantu ntago bakinyotewe no gushaka kumva iby'icyo gicaniro. Yego. Icya gatatu, igicaniro cyazimye ntago kiba kigikorerwa isuku. Nubona abantu bamaze kudamarara, abantu batakihana. Hari inyigisho numvise ngo nizubuntu, ngo abantu ngo bakiriye Yesu, ngo Yesu yapfuye rimwe, ngo none ngo twarababariwe, ngo ntituzongera ngo kwihana. None se igicaniro cyaba kiri kwaka, none se igicaniro kiri kwaka nyine cyarazimye. Niyo mpamvu ntago kigikorerwa isuku. Ngo iyo wihaniye ngo nibwo ubukoze icyaha, ntago uba wizeye ko Kristo yagupfiriye.
yabirangiye. Izo ni inyigisho z'abapagani, sinyankunda no gusubira ngiye mu nyigisho zitavuga kuri zitesha agaciro ibyanditswe byera, kubera ko iyo nzinjiyemo mba ngiye guca imanza, kandi muri nasomye ijambo ry'Imana muri Matayo rimbwira ngo ntugacire abandi imanza. But inyigisho I mean igicaniro iyo cyazimye ntago cyo kigikora gusuku. Muri Yakobo havuze ngo iki? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Niko gukora isuku kw'abera. Abera twebwe muri za 97 98 dukizwa twakuze tuzi ko umuntu agomba kujya apfukama kukaragwa akinginga Imana, agasaba Imana imbabazi, akiyiriza ubutsa agasenga. Yego. Sweetness y'umwuka wera ikongera igatamira mu mutima, umuntu akumva uburyohe bw'umwuka wera. Umuntu yavuga ngo haleluya, ukumva iyo haleluya iherekejwe n'izindi mbaraga. Umuntu yavuga ngo amen, ukumva iyo amen ifite ahantu ivuye deep mu mutima w'umuntu. Yego. So ibi biravuga iki? Biravuga igicaniro iyo cyazimye ntago kiba kigikorerwa isuku. Impamvu ubona abantu batakihana, impamvu ubona abantu badashaka kwihana, badashaka kureka ibyaha. Umuntu arimo arajya gusambana akaza kubiririmbana, umuntu arimo arajya kwiba akaza kubiririmbana, umuntu arimo arajya gukora ibyaha akaza kubibwiririzanya. Abantu bari gukora ibyaha bari kwiba. Niyo mpamvu igicaniro ntabwo kigikorerwa isuku, kubera ko abakozi b'Imana barimo barajya kuba clearly for government, I mean by government. Barimo barajya gukiriyaringirwa muri gereza. Bakavuga ngo yarakoze ibyaha, ngo yakoze ibi nibi, ngo arashinjwa kwihesha ikintu cyo, ngo arashinjwa gukora ibi nibi, noneho ribi kabyinjiramo, because igicaniro cyakorerwaga isuku cyarazimye. Ariko kera abantu bagikorera isuku igicaniro, ntabwo igicaniro cyajyagaho umwanda gutya ngo ribi bizemo, ntabwo yabaga yabizamo. Umwuka wera kiri mu itorero, umupastori yabaga ariho ubudahangarwa, yabaga afite icyo bita immunity. Yabaga afite ubudahangarwa, nta muntu wabaga yakwambika umupastori amapingu. Ariko ribira bireba nyine ikabona barimo barera imbuto nyine nk'iz'abapagani bose, amapingu bakayakwambika. Yego. Bari before ntago ariko byari bimeze. Wabaga uri umupastori ukaba uri umuntu wubashye ukunzwe. Bibiri bivuga iki? Iyo ngo umwami Sawuli ngo iyo yabaga ngo imyuka bibi yamuteye ngo afite ibibazo byamurembeje, ngo bazanaga akana kakagirigiri kitwa Dawidi ngo kagakora mu mirya y'inanga kagacuranga, umwuka wera kamanuka, noneho kwa Sawuli imyuka mibi gahunga. None ubu ngubu abe Perezida Kagame, abe ministers, abe senateri, abe depite bashaka kuruhuka mu mutwe bakajya muri piscine, because abakozi b'Imana barabuze bo kubahumuriza imitima. Ariko dukeneye abakozi b'Imana bo kugenda akagenda yasomera Perezida ijambo ry'Imana, naba ari kumubwira ngo Imana irakwishe, imwishe nkande. Perezida wadufashe agafata iki gihugu turwaye amavunja, agafata iki gihugu je narwaye amavunja, ndwara amavunja ku mavi, ndwara amavunja ku mano, ndwara amavunja mu nzara, ndwara amavunja mu ntoki, sibyo? Ariko kubera politike nziza y'igihugu yazanye ibintu byinshi bitandukanye, tugenda tuyakira, tuba basirimu. Ubusanare kuzabumo n'abantu banzi babivuge muri comment. Ngenda nzana amashira mu maso, naraboze ntagira n'imyenda yo kwamba, babivuge muri comment. Abantu banzi imwendo, njya mu bisheke, njya mu ntunzwe n'ibisheke, barinzwe abantu birirwa bankubitira ubuntu, nta jambo ntambuka, umbonye wese agakubita. Nambara imyenda yacitse mu kibuno, ngenda mu nzira, abantu bose bavuga ngo kiriya cyana urusatsi rwaranyereyeho meze nk'umuhirimbiri. Bagende baza muri comment babivuga. Rero abantu b'Imana cyangwa se igicaniro cy'Imana iyo cyasenyutse ntago kiba kigikorerwa isuku. Ikimenyetso cya nyuma kiranga ko igicaniro cyasenywe, ibyatinyaga kucyegera. Kizakubwira ko igicaniro cyasenywe, ibyatinyaga kucyegera biragitinyuka bigatangira kucyegera. Niyo mpamvu uzajya ukabona abatinganyi mu rusengero baje ku ruhimbi ngo bari gushima Imana, ngo Imana yabagiriye neza, kuko igicaniro cyarazimye nyine. Kaye kubona ukabona ndi umuhamya wo kubihamya. Ntabwo naje ahangaha gushyira umurimo w'Imana hanze, ariko nabonye abapastori babatinganye.
ngewe ubwanjye nagiye kubwiriza ahantu karabaye mu itorero rimwe rikomeye hano muri iki gihugu cyacu hano cy'u Rwanda nagiye kubwiriza ahantu hano mu Rwanda njya kubwiriza ahantu ndi burareyo umupasitori w'iryo torero aranyakira turararana nta mugore yagiraga afite umugore n'abana arashaka kuntinga turara turwana bituma iteraniro rya mu gitondo ntari bwiriza mbyuka nta yewe gadata we I have a proof kandi afite umugore n'abana sure turara turwana nukuvuga iki nukuvuga ngo mushumba mbabarire ntabwo ngushyize hanze kuko sinanabivuga byose si ibintu byo kuvugwa ariko rwose igicaniro cyarazimye ibyatinyaga igicaniro byaragitinyutse Yeremiya aherutse kurira mu bice 5 aravuga ngo bitewe nuko umusozi wa Siyoni ubaye amatongo ingunzu zirawuzereraho iyo igicaniro cyazimye rero ibyagitinyaga biragitinyuka epwe entre Christian hari mu bintu wavuze nyine byerekana ko igicaniro cyazimye wavuze ko abantu bakorana ibyaha umurimo w'Imana hari umugabo witwa Bose Babireba Theo Bose Babireba ni umuntu uzwi cyane muri iki gihugu w'umuririmbyi aherutse gutangaza avuga ibintu bikomeye aravuga ati kuko ubuhamya bwe bwigeze kujya hanze buko asambana ari umusinzi iki aherutse kuvuga ati ariko se mwayemuzi ko ngiye ibyo bintu nabyigishijwe n'abapasiteri mwayemuzi ko gusambana nabyo nabyigishijwe n'abapasiteri gusinda nabyigishijwe n'abapasiteri ejo bwo numvaga arimo anabatuka ati ibyo bigoryi binamereye nabi n'iki ati nta n'imbabazi nzabiha ubundi usiye ko yanaje abantu babikomanze bakavuga ati ntabwo byangombwa ko abivuga wakavuga ko arimo kubaka umurimo w'Imana kari bwo buryo bwo yahisemo bwo kubaka umurimo w'Imana ese kuko ibintu nk'ibyo ngibyo iyo bivuzwe nibwo buryo bwiza bwo kubaka umurimo w'Imana arimo arawusenya ari kuwusenya iyo buriya umwuka wera wenyine niwe ufite inshingano zo kwemeza umuntu ibyaha ariko wari kwemeza abantu ibyaha nta nubwo buriya ari kwihana ahubwo ari gufata ibyaha by'akabigereka ku bandi ariko buriya umuntu ari unique imbere y'Imana buriya Theo yafata mikrofone akihana ibyaha bye yakoze ntagire undi muntu ashyiramo nari kumushyigikira ariko simushyigikiye kubera iki arimo arasenya umurimo w'Imana arimo aragaburira satani arimo aragaburira abantu b'Imana arimo arabagaburira satani arimo arabahereza satani arimo arabaha satani kubera iki abantu bari basigaranye nako kantu gatoya k'akanunu ko kwizera byibuze arimo aratuma batesha agaciro abakozi b'Imana but it is not the truth ntabwo kuri ari ukuri kw'ijambo ry'Imana arimo arasenya umurimo w'Imana ku buryo bukomeye mbaye rero ngewe ndi na leta sinavuga ngo mbaye ndi Imana ko nabanigerereje ahubwo mbaye ndi government ariko nkaba nshaka kubaka ubwami bw'Imana namuha stop buriya arimo arinjira ubwami kandi leta nikomeza kumurebera kuri iyo dore ikintu kizavamo azava ku Mana azava mu kwinjira mu bwami bw'Imana atangira no kwinjira muri government so nakwinginga ari kiganiro nabonye hano ngaha Apotre Mutabazi ari kuvuga ngo murangira ngo niwe ngo ni umushumba wo kuri social media uriya mushumba Dr. Bitsieri murangira mu cyubahiro mbagomba nukurikira iki kiganiro uzatekereze neza ikintu mwafasha uriya muvandimwe afite ikibazo gikomeye it's a trauma iriya ni depression afite ukorebye ukuntu ajya hakarira nk'uruhinja akavuga nyine ni depression iriya ni depression ntabwo ari kwihana kandi iriya depression iraza gusenya ibintu byinshi kuko numvise yatangiye no kuvuga ngo hari ibitaro ngo byamwiciye umwana yavuye mu rusengero yageze hehe none se abapasitori batera inshinge barabyaza oya abamunywesheje inzoga barabyaza
si yavuze ngo nabashumba yatangiye kwinjira muri government so bamufatire hafi rero ntago mvuze ngo bamufunge ahubwo bamugira inama arekera ibintu arimo arakora amakosa cyangwa se niba azakurikirana iki kiganiro urabizi Theo turaziranye urabizi ko nkubaha nk'umukozi w'Imana ndanagukunda cyane ariko uriho urakora ibintu bitari byiza rwose habe na gatoya umukiranutsi akwiriye kuba yubaka imfatiro ziri gusenyuka ntaga ukwiriye kuba uri gusenya abandi bakozi b'Imana barimo barubaka umurimo w'Imana erega Satani amenya aho dukorera ibyaha ariko nagamenya aho twihanira ibyo biravuga iki aba bantu ari gushyira hanze abwirwa n'iki ko bihanye tekereza niba umuntu yari yihanye ibyaha bye ukaba uri kumushyira hanze kuri social media kandi yarabyihanye kuko ajya kwihana ushobora kuba mwarabikoranye ariko ajya kwihana ntago wari uzi ntago wari uhari so niba umuntu rero amaze kurya ibiryo Bibiliya ivuga ngo iki bivuga ngo itwihanganira ngo ntago Imana itinze isezerano nk'uko abantu benshi bibwira ngo ahubwo itinze isezerano ngo hari igambiriye kureba ko hagira uwugira gute uwihana ntabwo rero kuba nawe Imana itaragushize hanze wowe uri gutangaza abakoze ibyaha kuba Imana itaragushize hanze kare ngo ikoresha abandi bakwandagaza suko yari inaniwe kubikora ahubwo nuko yari itegereje ko wihana none uri kwihana mu buryo bubi so please stop here for that bibaye byiza wagarukiraho ibyo umaze kuvuga birahagije ngiyewe ndi nka Theo ibiganiro byose maze gushyiraho nabisiba ibiganiro byose nkabisiba nyiri ya content nkayihindura hanyuma nkashaka ibindi nkora kuko umuntu amugira inama yo gukora biriya yamugiriye inama mbi ngenda bivuga nk'umunyamwuga ntago ndi kubivuga nk'umusesenguzi ntago ndi kubivuga nk'umuntu w'umunyamwuga ndabivuga nk'umukozi w'Imana kuko birasenya kubera ko birimo birasenya umurimo w'Imana noneho rero anga umuntu yakwibaza ngo ese none se niba imfatiro zisenywe kandi umukiranutsi akababona nta mbaraga afite rero zo kubaka zo kongera gusana umukiranutsi ahubwo akwiriye gukora iki kuko iyi imfatiro zisenywe sibyo iyi ntambara ibaye mu gihugu abarinzi b'igihugu abasirikare basigara ari inkomere abenshi abandi basigaranye ubumuga ese kugira ngo habeho urugendo rwo kubaka igihugu bundi bushya habiki tugira siroga yo kwibuka nziza cyane ngo twibuke twiyubaka nukwibuka twubaka abandi twiyubaka nukwibuka twiyubaka rero intambara Imana yavuze yarabaye ubu abantu bategereje ngo bazabona ngo hari Kigali ngo amasasa ari kuvuga mu birere ngo amayetaje ari gusenyagurika iyo bavugaga ibyo ngibyo ntago ari byo Imana yavugaga Imana muri za 97 98 za 2 Imana yaravuze ngo hazaba intambara mu Rwanda ngo kandi iyo ntambara umunyarwanda wese aho azaba ari ndabyibuka Imana yarankoresheje kuko nari umuhanuzi natangiye guhanura muri 97 kugeza ubu kugeza uyu munsi Imana yavuganaga natwe ikavuga ngo mu Rwanda hazaba intambara ikomeye ngo iyo ntambara ngo izaba ari intambara ikomeye ngo umuntu azajya ava kwa Evode ngo ajye kurahura kwa Christian ngo ariko akoreshe nk'ibirometero 8 tukibaza ngo ese iyo ntambara ko izaba yabaye Evode akaba yarokotse na Christian yarokotse tuzajya kurahura kure kubera iki ntabwo ari intambara y'amasasu ni intambara y'umwuka wera ni intambara y'ubutita yarabaye reba abakozi b'Imana intambara zibarimo reba intambara zabaye kandi Imana yaravugaga ngo umunyarwanda ngo naho yaba ari hanze y'igihugu ngo iyo ntambara izamugeraho ni intambara y'umwuka yarabaye intambara tuyirimo tuvuye mu ntambara y'umwuka wera tuvuye mu ntambara y'agakiza isize imirambo myinshi reba abapasiteri bafunzwe abandi biyita ababishopu barafungwa abandi biyita abapotere abandi biyita amazina reba imirambo y'abakozi b'Imana irambaraye mu nzira twizeraga reba abahanuzi twari tuzi bakomeye kuri za televiziyo reba abakozi b'Imana twari tuzi reba abakozi b'Imana twizeraga bose bavuye mu nzira babaye imirambo abo ngabo uri mu mbaza aho bateho reba ukuntu barambaraye mu nzira
n'abandi bakozi b'Imana benshi reba ukuntu barambaraye mu nzira. Imirambo turimo turagenda dusitara ku mirambo, harageze kugira ngo dutangire dusubire inyuma, tugende dutoragura imirambo, tuyitoragura tuyishingura mu cyubahiro. naho gushyingura iyashize mu mwuka tuyishingure mu cyubahiro, hanyuma itarashira mu mwuka tuyihembure. Rero dukeneye gutangiza politike yo kwibuka twiyubaka mu buryo bw'umwuka. Kubera iki? Abakozi b'Imana bararambaraye benshi. Abagabo barambaraye mu magore mu makanzu n'amajipo y'abagore b'abandi. Abagore nabo barambaraye mu mahoteli n'iki byose nibyo twirirwa tubona kuri za social media. Abapastori n'abapastori kazi, reba ibibazo bihari, reba imirambo iri kuzeguruka kugeza ubwo RIB ifata icyemezo ikinjira mu nsengero, kugeza ubwo government ifata icyemezo igafunga insengero igasiga amahoteli n'amabara. Kandi dukora umurimo umwe wo gusa kuza. Igihugu cyataye, igihugu nyiracyo bagurishije umwana. Niryo rya jambo merutse gutambutsa ku kinyamakuru kimwe, ndi kuvuga ngo Paulo yabwiye Timoteyo ngo ujye urinda icyo wagabiwe. Twagabiwe iki? Ese twagomba kurinda aya mamodoka, twagomba kurinda aya mikrofone dufite, twagomba kurinda amatelefone meza mutunze, twagomba kurinda aya mazu meza, twagomba kurinda izi nsengero? Oya, twagombaga kurinda. Yesu yaravuze ngo nimunsange mbaruhure, munkoreze amaganya yanyu kuko nita kuri mwe. Hanyuma nanjye impamvu Yesu yavuze ngo nimuze munyikoreze imitwaro yanyu ndabaruhura, nuko yarazi ko agiye kudukorera umutwaro uremereye witwa agakiza. Abona rero akagakiza kugafatanya n'ubukene n'ubutindi n'ibiki na karandezi iwacu n'ibibazo byose n'ibyaha twari twikoreye, abona tutabishobora kubifatanya. Aravuga ati basi nimunyikoreze ibyaha byanyu hanyuma nanjye mbikoreze umutwaro w'agakiza. Bashumba benshi bagurishije agakiza bubaka insengero zikomeye. Abahanuzi benshi bagurishije agakiza bambara amakositimu. Abaririmbyi benshi bagurishije agakiza bahagarara ku ruhimbi bambara neza. Bantu bagurishije agakiza kuzimu bajya kugagurisha kwa Satani bakuraho izindi mbaraga kugira ngo bagire amacaches akomeye. In the world ntago ndi kuvuga mu Rwanda, in the world. Uvuze kuri icyo kintu, hamaze iminsi intambara zivuga ziti umuntu bita Kayanja aherutse kuza mu Rwanda yitabiriye, yari mu butumire bwa Apotre Mignone. Birasakuza bati harimo imbaraga zikuzimu, Kayanja ni umusataniste na Mignone buri Apotre Mignone buri nawe yagiye kuzihaha. Byaba ari byo koko ubwo nabo baba bari muri icyo cyiciro cy'abantu waruvuze? Oya, ntago ngiye mbihamya kuko bari abagabo, nge nabonye ari abagabo b'Imana bakora imirimo y'Imana, bakora umurimo w'Imana. Ahubwo ndema ndibaza, nge sinibaza ku bantu bari kuvugwa ngo bafite imyuka mibi y'abadayimoni. None se sinabonye asengera abantu abasutse amavuta? Yego. Bibiri ivuga iki? Ariko ngara amavuta nayo ngo ntago yejejwe. Ntabwo ayejejwe Satani. Niko babitubwira. Okay, wabibwiwe n'abantu bafite ayejejwe se? Simbizi. Abo ngabo bafite ayejejwe bazayatuzanire, hanyuma batwereka amavuta yejejwe n'ibitangaza akora. Uko bari amavuta muri kuvuga ngo ntago yejeje, cyangwa se abo bantu bari kuvuga abo bantu bari kuvuga ngo ayo mavuta ntiyejejwe, ibikorwa byayo turi kubibona. Sibyo? Ibikorwa bari kuyakoresha turi kubibona. So abo bantu bavuga ko ayo mavuta atejejwe, ayo mavuta atemewe, bakwiye kuba bazana amavuta yemewe bakatwereka nabo ibyo ayo mavuta akora. Hanyuma tuzajajinga tumaze kureba impande zombi. Full stop. Aha rero wowe uri kujajinga ko uyu muntu afite imbaraga mbi. Twereka imbaraga nziza ufite nicyo zirimo zirakora. Ariko se nabonye n'ababivuga benshi nabirwa amatiko hano kuri social media, bari gutukana bavuga amagambo y'amandwe n'ibiki byose batukana abantu, pastor badatinya gutukana, abakozi Imana badatinya gutukana, badatinya gutwara abagore babandi, badatinya gusenya ingo z'abandi, badatinya ABCD. So rero nibizo mbaraga za nyazo z'Imana arizo zibatuma gutukana kuri social media. Go ahead. Yesu yavuze ngo, Yesu yaravuze ngo, umuririmbyi Mbonyi yaravuze ngo ikibabaje nuko bose bibagiwe, imitima yabo iradamarara, birengagije za ndahiro barahiye ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira.
nzafata inanga nicare ndirimbe mpamagara banjye mbarema agatima njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka waduhaye amazi tunyotewe. Ni ijambo ryavuzwe na Yosuwa. Yosuwa amaze kwegeranya Abisiraheli bamaze gufata igihugu cya Kanani, yaravuze ngo niba mushaka gukorera Imana muzi, ariko nibwo mutabikora njyewe n'inzu yanjye tuzakorera. So ntabwo najanga kurirwa mvuga ku bantu bavuga amatiku kuri social media, kuko njye nta matiku ngira, nta nayo nshaka, nta n'umukozi w'Imana njye njanja. So byose bizasobanukira hehe? Reka nkubwira. Yego. Abakobwa 10 baherutse guhaguruka bose bagiye gusanganira umukwe. Kandi abakobwa 10 bose bari bafite amatabaza. Kandi bose binjiye aho bari butegerereza umukwe. Bibiliya iravuga ngo umukwe atinze kuza bose barahunikira barasinzira. Barahunikira. Imana iguha umugisha. Bose barasinzira. Abafite amavuta n'abadafite amavuta. Donc abanyabwenge n'abapfapfa bose barasinziriye. Noneho ngo ariko umukwe aje bose bumvise ijwi rivuga ngo umukwe araje. Ariko ikintu gitangaje, 5 b'abanyabwenge bagiye bafite amatabaza ameze neza, abandi 5 basubira guhanjura, basubira kugura amavuta y'amagurano. Kuko aya mbere bayaherewe ubuntu, ntago Bibiliya itwereka ko bayaguze. None bagiye kuyagura kandi umukwe aje. Aba kabiri rero ngo babwiye abapfapfa, ngo babwiye abanyabwenge ngo nimuduhe ku mavuta, barababwira ngo aho umwanjuza ari murahazi mugende mugura yanyu. Wow. Ngo abapfapfa basubira inyuma bajya kugura, abanyabwenge bajyana n'umukwe. Birashaka kuvuga iki? Evode, nukuri kw'Imana turi mu isi ibituma duhunikira twese biriho. Yego. Ibigeragezo Paulo yaravuze ngo nta kigeragezo cyabageraho kitari rusange. Turi mu isi bituma duhunikira abakozi b'Imana twese birahari. Ariko reka nkubaze wowe nkurikiye kuri televiziyo yawe, uhunikiranye iki? Umva ni ibanga riri. Ibanga riri mu cy'umuntu ahunikiranye. Ese umukwe naze uzahaguruka, uri standby, uri ready, uri steady, uriteguye ko umukwe naza uzahita uhaguruka ukamusanganira, cyangwa uzabanza kujya kugura? Ngo abatipe rero bapfapfa ngo bagiye kugura bagarutse basanga umukwe yakinze. Wibaza ngo ayo mavuta barayamennye? Niyo bari kuzengurukana mu madini hano. Mutipe afite amavuta, afite itabaza, urumva itabaza rye ararifite, ririmo n'amavuta riri kwaka, ariko namagurano. Ikizakubwira ko ayo mavuta ari amagurano rero aragurishwa, ashakamo inyungu. Kizakubwira umukozi w'Imana w'umupfapfa ashaka inyungu mu byo akorera Imana, kuko yararangura. Uwafite amavuta y'amarangurano yavuye kuyaranguraho ntazi, urumva arimo arayazunguza hano ngaho ari ku kazi. Kandi umva ikintu gitangaje, uyu mukozi w'Imana uri gukoresha amavuta y'amagurano arabizi ko nta contract, arabizi ko nta sezerano, arabizi ko nta agreement afitanye n'ijuru, kuko umukwe yarafunze. Arabizi neza criteria, imbuto yera arabizi ko zitamuha amahirwe yo kujya mu ijuru. Niyo mpamvu guhanurira warangara kanakurongora. Kuko arabizi neza ko ijuru atazaritaha. Yeah, of course. Niyo mpamvu agusengera rwose n'indwara igakira, kubera ko ari amavuta arakora. Urumva? Ariko nta marangurano. Amara gukira akakubwira ngo uzansange kuri hoteli dushima Imana, ugasanga yafashe icyumba akagutikura. Nta kundi, ni amagurano. Ihangane wahuye n'amavuta y'amagurano. Teye ubwoba. Bana bahungu bafite amavuta y'amagurano rero bazana kuri social media rwose ntatinya guhurutura igitutsi ngo akivuga, ntatinya kuvuga igishegu, kandi wamureba ukabona ni umunyamavuta, yakuzura umwuka wera yahanura ukavuga ati dore umunyamavuta, ariko yajya no gukora ibyaha ukabona nta rwingengesero afite. Va mu nzira, ni amagurano. Aba batipe bafite amavuta y'amagurano, Imana ibababarire ibagarure ku rufatiro, kubera ko ayo mavuta y'amagurano araza gukora akantu. Aha rero niba umukiranutsi, niba imfatiro zisengwa, umukiranutsi yakora iki? Twari turi ku ijambo nari namaze kubwira ngo turi mu ntambara. Yego. Haleluya. Ariko Imana yarambwiye ngo uyu mwaka wa 2025 Imana igiye kurangiza intambara mu murimo wayo.
aha rero tugiye gutangira siroga ivuga ngo twibuke twiyubaka mu buryo bw'umwuka, bibe combined n'iyi siroga yo kwibuka hano ngaha duhora twibuka hano iwacu ku byago byagendereye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero umukiranutsi w'Imana ushaka kwiyubaka, reka mbararike baze turebe ibintu bingahe umuntu akora kugira ngo yiyubake hanyuma ajye gukora umurimo w'Imana. Ni bingahe turimo tunagana ku musozo bitubwire? Ni ibintu bitandatu umuntu yakora kugira ngo agende akora urugendo rwo kwiyubaka hanyuma narangiza ajye gukora umurimo w'Imana. Urasanga nta hantu bihuriye n'ibi bintu aba bakozi b'Imana barimo barakora byo kuza kwihana ibyaha byabo babishyize ku bandi. Icyambere wakora kugira ngo wiyubake, tangira urugendo rwo kwegera Imana bucece kandi wiherereye. Cyo ni icyambere. Niba ushaka kwiyubaka, tangira urugendo rwo kwegera Imana bucece kandi wiherereye. Ibi ngibi iyo bisanze muri Luka ibice 22 umurongo 39 kugira ngo 43 uhasanga inkuru za Yesu ngo yazamutse umusozi, ageze ku musozi ngo yajyanye n'abigishwa be ngo abasigaho gatoya ngo umuntu yatera ibuye. Yabonaga ibigeragezo bimugose, yabonaga agize intege nkeya, arangije ngo abasigaho gatoya ngo ajya kwiherera. Abwire data, aravuga ngo data, niba bishoboka iki gikombe kindenga, ariko niba uko shaka ahubwo uko ushaka. Ku murongo wa 43 umva ukuntu Bibiliya yambwiye. Marayika 42, data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. 43, marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera iki? Imbaraga. Nuko ngo niba ushaka kugwiza imbaraga, egera Imana bucece kandi wiherereye. Cyo ni cyambere. Hanyuma marayika uvuye mu ijuru araza kuguha imbaraga. Umva ikintu gitangaje. Imana iduha imbaraga zo kuguma mu bigeragezo tukabitsinda. Ntago Imana iturwanira ibigeragezo ngo bikureho. Oya. Ntago Imana ikuraho ibigeragezo, kuko ibigeragezo turacyabirimo turi mu isi. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Wabyumvise? Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo hazabura intambara, nta nubwo amahoro azahoraho, keretse Yesu atsembye urupfu n'ibyaha. Ibi bishatse kuvuga iki? Imana iduha imbaraga zitari zo kuva mu bigeragezo. Ntabwo Imana yahaye Yesu imbaraga ngo imukure ku musaraba. Oya, yamuhaye imbaraga zo kwihangana kugira ngo enjoying the pain. Imana iduha imbaraga zo kugira ngo tubashe kumva, tubashe kuzizima mu bubabare turimo, tubashe kubugira. Ntabwo Imana ikuraho intambara, ahubwo Imana iduha imbaraga zo kuguma mu ntambara. Icya kabiri, itoze gusenga ariko usengera mu ndimi z'umwuka wera. Evo sinjya buvuga butumwa mbere umbisha avuga ibyo bintu. Ibyo ni bakibundi baza kuvuga ibyo. Twakuze tuzi ko kuvuga mu ndimi z'umwuka wera ubundi bitemewe, kuko batubwiraga ngo ntimukazivuge ngo ntago. Kumbi nasomye ijambo ry'Imana ribisobanura neza, twaryumvaga nabi. Mu Bakorinto ba mbere 14 umurongo wa 4 haravuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura. Niba ushaka kwicaginga, niba ushaka kuba kwisana mu buryo bw'umwuka, niba ushaka kwiyubaka, senga mu ndimi. Niba utarahabwa kuvuga ururimi rushya, senga Imana iguhe kuvuga mu rurimi rushya kugira ngo ubashe gusenga ukandagira abadayimoni. Ibi biguha kwicaginga no kwiyubaka. Yego. Icya gatatu, zirikana kandi utekereze ku ijambo ry'Imana. Niba ushaka kwiyubaka, niba ushaka kubakika neza koko, reka kwihanisha abandi, reka kwihanira mu bandi. Zirikana kandi utekereze ku ijambo ry'Imana. Iyi ntwaro niyo ntwaro yonyine Imana yahaye Yosuwa mu gice cya mbere umurongo w'8 n'uwa9. Yarabwiye ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko ujye ubihamisha akanwa kawe ku manywa na nijoro, ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, ngo bizaguha kunguka cyane, ngo ndetse ukazarama. Ngo Imana yari ibonye ko agiye kurwana urugamba rwo kwirukana abayebusi, abahivi, abanaki n'abaheti n'andi moko yose yari ari Kanani. Ntabwo uru rugamba Yesu yagombaga kurushobora atarabanje gusoma ijambo ry'Imana ngo amenye iby'Imana yakoze mbere.
yagombaga gusoma iby'Imana yagiye ikora mbere, agasoma ukuntu Imana yakuye Abisirayeli mu butayu, agasoma ukuntu Imana yabakuye muri Egiputa, agasoma ukuntu Imana yavurishije inyanja Abisirayeli bagatambukira humutse, agasoma ukuntu Imana yagaburiye Abisirayeli bashonje, agasoma ukuntu Imana yagiye bagirira neza bikamuha imbaraga zo kurwana n'ikigeragezo yari ari kumwe nacyo. Wow! Iyo usoma ijambo ry'Imana akenshi iyo usenga ntabwo ubwira Imana oya. Urugamba urwanira hano mu isi. Iyo wamenye ijambo ry'Imana, iyo wasomye ijambo ry'Imana, akenshi ntabwo uganira n'Imana cyane, ahubwo uganira n'ibibazo byawe. Icyo gihe ntabwo ujya imbere y'Imana kuyibwira uburemere bw'ibibazo ufite, ahubwo iteka uhora imbere y'ibibazo byawe uri kubibwira gukomera amaboko magari y'Imana wizeye. Ukabibwira ngo wabibazo we, nubwo uri kunteza inzara, nubwo uri gutuma nambara ubusa, nubwo uri gutuma mpemuka, nubwo uri gutuma ndi mu bibazo bimeze gutya, wabibazo we, iyabanye nanjye muri 94 ikabana nanjye 97 ikabana nanjye muri 2 iracyafite imbaraga zo gukomeza kubana nanjye, ukabitsindisha ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo iyabanye natwe muri Aziya na n'uyu munsi iracyari kumwe, iracyari kumwe natwe. Amina. Impamvu abantu rero bari gutsindirwa imbere y'ibigeragezo, impamvu abantu bari kugira intege nke imbere y'intambara n'ibibazo n'ibigeragezo, ni ukubera ko bananiwe gusoma ijambo ry'Imana ngo bamenye icyo Imana yakoze mbere, kandi umukunzi wacu Kristo yasize atwandikiye. Yaravuze ngo nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Wow! Yaravuze ngo umuntu nankunda nanjye data azamuha icyubahiro. Yaravuze ngo ninjye muzabibu kandi namwe muri amashami yanjye. Wow! Turi amashami ya Kristo, ntabwo tunyeganyezwa. Amashami y'igiti cy'inganzamarumbo ntabwo abantu bapfa kuyanyeganyeza. Kubera iki? Kubera ko icyo giti kiba ari igiti gikunzwe. Iyo wasomye ijambo ry'Imana rero riragukomeza, ukaba ucaginze, wuzuye imbaraga zituma ubasha gufayaringa ibibazo. Ikindi, icyakane, niba ushaka kwicaginga kugira ngo wiyubake, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Reka nkubwire ikintu gitangaje, aya maguru adufasha kugera aho dushaka kugera, aya maso adufasha kureba ibyo dushaka kubona, aya matwi adufasha kumva ibyo tugomba kumva, aya maboko adufasha kwakira ibyo duhabwa. Ariko uyu mutima ubitsemo iby'ubugingo, niwe uzabona Imana. Twirirwa tubungabunga ibi bice bigaragara, twirirwa tubungabunga tugisigaza makiyaje, tukambara amaherena meza, tugashyiraho imisatsi myiza, tukambara amapantaro n'amakote byiza, tukambara amasaha meza n'impeta nziza, tugashyira amaherena ku mazuru, tukambara amarinete meza. Ariko umva icyo umwuka wera abwira itorero uyu mwanya, aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Kubera iki? Iby'ubugingo niho bikomoka. Iby'ubugingo bikomoka mu mutima. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Yego. Rinda umutima wawe amatiku, rinda umutima wawe inzangano, rinda umutima wawe ubusambanyi, rinda umutima wawe ubugome, rinda umutima wawe ubugambanyi, rinda umutima wawe ubwicanyi, rinda umutima wawe ibyaha n'ibisa nabyo kuruta ibindi byose birindwa. Kubera ko uyu mutima niwe uzabona Imana. Amina. Icya gatanu kibanziriza cyane, baho ubuzima bwizera. Niba ushaka kubaho neza papa, baho mu buzima bwizera. Baho mu buzima bwizera. Kubera iki? Abaheburayo ibice 10:35 wa 38 kugeza Abaheburayo ibice 10:38 na 39 bavuze ngo ariko umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Wow, that is good. I praise the Lord. Niba ushaka kwiyubaka, niba ushaka gukomera, baho mu buzima bwo kwizera. Kuko iyo wizera, Bibiliya iravuga ngo umutima utizera ngo ntabwo ushobora kunezeza Imana, ngo ariko utizera ntashobora kunezeza Imana, umwami Imana. Baho mu buzima bwizera. Iki ngiki kirakurikirana n'icya gatanu kivuga ngo toza, kirakurikirana n'icya gatandatu kivuga ngo toza umubiri wawe, toza ubuzima bwawe gukoresha amaboko yawe.
Yesaya ibice 3:10 yaravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Yakobo 2:20 akavuga ngo wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa. Tugiye gusenga. Yego. Urashaka kwiyubaka? Urashaka kwiyubaka kugira ngo ubashe gusana urufatiro rw'Uwiteka? Ntabwo wasanura urufatiro rwarasenyutse cyane papa. Bakozi b'Imana, urufatiro rwarasenyutse. Abagabo twizeraga bari abagabo b'abahanga, bari bazi gusobanura ijambo ry'Imana, babwirizaga tugafashwa, bakoreshwaga ibitangaza, babaye imirambo. Aba bagabo baguye bakigenda. Intumbi zabo turi kuzisitaraho mu nzira, kandi gitangaje bapfiriye mu nzu y'Imana, babaye abazima babi, zabaye intumbi zo mu isi. Bagabo twari tuzi bakoreshwaga ibitangaza, bakoranaga n'Imana, bizeraga Imana, bagendanaga n'Imana, bakoranaga n'Imana, twafatiragaho icyitegererezo. Bagurishije impano y'agakiza, barangije bagura ibyo mu isi, bagura iby'ubutunzi, barigwiza. Aba bagabo rero bigwije iby'ubutunzi bakigwiza, aba bagabo babaye imirambo. Kugira ngo uyu murimo w'Imana wubakwe rero biradusaba kwicaginga, biradusaba kwiyubaka. Tera izi ntambwe 6 uko tuzivuze kugira ngo ubashe kwiyubaka, ubashe kugera ku rugero rwiza rwo gukorera Imana mu buryo bukomeye. Amen. Turangirije ku ijambo rivuga ngo umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Niba udafite kwizera ntabwo ibintu uzabishobora. Iyo Eliya atagira kwizera ntabwo yari kubwira haba ari amagambo, ntabwo imvura yari guhagarara. Ariko kwizera kwatumye Eliya hagarika imvura. Kwizera kwatumye Eliya mara igihe kirekire Ikereti, kandi mu Isiraheli imvura yarahagaze, ariko Ikereti amazi yose yarabuze, ariko Ikereti hari akageza. Ndetse n'ibisiga byamuzaniraga icyo kurya. Kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Abantu benshi babaye abanebwe. Niyo mpamvu ko ukabona umuhungu araje ashimye Imana ngo nakoze ubukwe ngo mfite ngo 1000 mu mufuka. Ngo haleluya, abantu bakajyaho bagashima ngo dushime Imana, ngo Imana ngo yamwishyuriye sare, ngo imwishyurire inzu yo kubamo, ngo imugurire intebe, ngo imwishyurire inkwano. Ibyo ni ibitangaza byagushije abandi. Kintu cyambere Imana yambwiye, yarambwiye ngo uyu mwaka wa 2025 abakozi b'Imana ku rwego rukomeye babandi tudatekereza bagiye gutangira guhigana, kurwanyana. Imana ibateje kurwananya ngo kubera iyihe mpamvu? Ngo kubera ko bakoze ibyaha, bahuriye mu byaha. Abo ngabo bavuga ngo bagikuzimu, abandi bavuga ngo bajya mu bagore, abandi bavuga ngo bajya mu bagabo, bagiye babikirana amabanga kubera ko bakoranye ibyaha hagati yabo ubwabo. None barangije kubikirana amabanga, bica umurimo w'Imana kubera ko nta wava mu ndi avuga ngo nanjye yamva. Umva ikintu Imana yakoze. Imana yazanye intwaro yo gutuma barwanyana, batangire gusubiranamo kugira ngo bavananemo, abihana bakomeze umurimo w'Imana. Message ya kabiri, cya kabiri kizaba muri uyu mwaka wa 2025. Icya kabiri Imana yambwiye aba bakozi b'Imana tuzi bakomeye, bakoze imirimo ikomeye hano ngaha, haba mu Rwanda ndetse no ku isi. Kuko Imana impaye message, iyi message Imana yampaye ntago ari message yo mu Rwanda gusa, ni message y'isi, ni message umuntu wese akwiriye kwitondera. Umwaka wa 2025 abakozi b'Imana babaye ibirangirire, bamenyekanye cyane, ariko bagakorera ibyaha mu murimo. Imana igiye kubarekura. Banze kuba bakomeje kuba kazuyaze, banga kubira cyangwa ngo bakonje. Imana yarambwiye ngo nintangaza uyu mwaka utararangira ngo nincunguze uburyo umwete, ngo kuko abantu bagiye kurangira. Abantu benshi uyu mwaka ugiye gusiga bashyize ku karubanda, noneho umwaka utaha tuzababona bari mu nzoga, bari gukora ibyaha ku mugaragaro. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo bagiye abakozi b'Imana, kubera ko hari abantu bageze mu murimo w'Imana barangije babanira abandi bantu Imana yahamagaye kugira ngo bakore, bababuza gukora. Kubera iki? Kubera ko banditse amazina akomeye. Iyo batabonye iyo titre, abantu ntabwo bashobora gukurikirana iby'abandi. Iyo batabonye ayo matitre, ntabwo ibyo bintu bishobora gukunda. Ndetse ayo mazina Imana igiye kuyakubita hasi kugira ngo izamure amazina yubashye Imana. Abantu rero bihishe mu murimo, bakihisha mu byaha, bagakorera ibyaha mu murimo. Imana igiye kubakubita hasi, batanga inzira kugira ngo abakozi b'Imana bazamuke. Icyanyuma Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo uyu mwaka wa 2025
uyu mwaka 2025 igiye guhemba neza abantu bihishe, abantu bemeye guca bugufi bakayikorera batuje kandi batinya bahinda umushyitsi. Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu ngo uyu mwaka ni umwaka Imana igiye guhembamo abantu bose bari maso, abantu bari maso bose bafitanye gahunda n'Imana, bafite amasezerano y'Imana. Uyu mwaka wa 2025 Imana yarekuye irobine y'imigisha mu isi kugira ngo iyo mvura y'umugisha igwira abantu. So mwitegure rero, abantu mwari muzi ko ari inkubiswi, abantu mwari muzi ko nta jambo bagira, Imana ibahaye ijambo. Abantu bari bazi ko nta gikundiro, mwari muzi ko nta gikundiro bafite, Imana ibahaye igikundiro. Abantu mwari muzi ko nta bwenge, Imana ibahaye ubwenge. Abantu mwari muzi ko batazakomera, Imana irabakomeje, ahubwo abakomejwe n'Imana bakanywera muri rwa ruzabibu nka Nowa bagasinda. Imana igiye kubakura mu nzira kugira ngo yimike abandi. Imana yimuye abami, yimitse abandi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha kandi ndabakunda cyane. Christian, urakoze cyane kutubwira ijambo ryiza cyane. Ubwo abantu bamenye imfatiro zisenyutse icyo bakwiye gukora. Amen. Mu gihe gisa n'iki ngiki. Ntabwo turi bujye kure cyane, reka dusoze dusenga ku muntu wifuza kuvugisha, nawe wamuha nimero nibe bishoboka. Nimero yanjye ni 079 299 24 84 079 299 24 84. Dusengera. Mana turagushimiye kubw'amagambo yawe avugiwe aha ngaha. Reka aya magambo yaherekeresha imbaraga zikomeye z'ijambo z'umwuka wera kugira ngo agire igikundiro n'igitinyiro, abantu bayumve kandi bayiteho banayumvire. Mana, umuntu ugize umutima wo kwihana akurikiye aya magambo umubabarire, umweze umutunganye. Ugize umutima wo kwinangira ukomeze ugende udondanga ku mutima buhoro buhoro mu bugwaneza bwawe kugira ngo nawe azagere ku gihe cyo kwihana. Turagushimiye ko mvishe gusenga kwacu ukababanye natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.